uzi gukora request nabikoraga ahubwo sinzi no muraganira byo kongera imboro n'ibyo bintu kugira ngo ngona kongera igituba nacyo baracyongera wanze kuzaho kubera utashaka kumenya ibintu byo kongera imboro kiyange impagije ne kujya kongera imboro yanjye ngo bigende gute Ddumba ngo wampinings urihe ndetse gupinga nibyo narimo ndabwira Noeline twe turi mu bantu bamuzamuye tuziranye n'akana gateye impuhwe kari aho ngaho kishakira ibirayi n'ahantu ho kuryama umugani we nk'uko yabivuze ariko ngiye gutungurwa mbona asigaye avuga ibintu binini cyane akora urumva hari igihe nari ndyamye gutya ngiye kubona mbona Noeline atumbagiye aka live uwo munsi kanagize abantu 1000 amaze gutumbagira aka live avuga uburyo ngo we ngo kugira ngo umucumite yumva anyuzwe neza nuko umucumite amasaha ne meza urumva nahise nongera ndiyorosa ndasinzira uri kumva buke mu gitondo nagiye kubona mbona video ya Noeline barimo baramukubita imboro ireshya urumva ireshya nk'umukongoti wancuramye uwo munsi nari mfite n'akazi ndavuga nti ndaramuka nkagiyemo mfite gukora accident ndagenda nikingirana mu nzu nkora amasengesho y'amasaha 28 uri kumva noneho ngewe nza kugira ngo wenda bishobora kuba ari ibintu bamukoreye byo kuri green screen n'ibiki byose ndabwira abantu ngewe aho bamita gutinya banagutinye cyane bitagutinya urumva ngewe ndi umuntu wakuriye mu ntuza mu rusengero mu rugo barasengaga batokeshaga n'amasitani n'ibiki byose urumva uyu muntu rero kuriya ngewe kera banyigishije ko umuntu ukora ibintu nk'ibyo ku mugaragaro urumva aba ari umudayimoni ukomeye cyane urumva ndavuga ntabwo ngewe nshaka kwikoza nanone n'ibintu by'abadayimoni ndahunga bihungira kure ukiye mu gitondo ngiye kubona mbona Noeline asigaye afite ingana gutya imwe ikaba ingana gutya nyine ikibuno kimwe cyo ku ruhande rumwe kikaba kingana gutya ikindi kikangana gutya nkabona asigaye cyasamura ukabonamo imbere harasa pink nahise nkuraho burundu mubaze zibazina muforowinga ntabwo uforowinga ndagize ubwoba ndavuga nsoka satani dayimoni kwagina naye uri kumva Noeline yatumye ntumiza amazi matagatifu i Roma nari yaguze kuri Amazon nkamuya mu ngurugiro nagize ubwoba Ddumba ngira ubwoba nceshuru meze ariko Noeline wambabariye tukazakorana live wambaye kwa kundi uri sexy kwa kundi nyine But my dear, that's my business. Why will I do it for free? Are you going to pay me? Uzanyishura. No, but Ddumba kubera ko naje nshaka kwibariza Noeline tubazo tw'amatsiko wenda kwa tudatwanagira n'amahirwe ko twagirana interview ndagira ngo twiganirire gake kwa gake ariko turatanga content ku YouTube bwabuze content sibyo Noeline mbabare nagiye kandi nsubize umunyabwenge uyu munsi urabona ko nakwisa umunyabwenge utandukanye n'abandi bantu mukora ibintu genda gusa nta kibazo mbaza gasumbaza okay njya guhura na muzehe nagiye burya kumureba maze kwibaza ibibazo byinshi cyane urabona ko igihe cyarageze nkajya mvuga ngo wamaze kuba dayimoni bitewe n'ukuntu umuco nyarwanda tutari twakabona umuntu urumva uri gatimboro ku mugaragaro bakanamurongora imbere n'inyuma no kuvuga ngo kumyo bibiri bakayirongorera icyarimwe so ndavuga nti isimbi buriye se yaba yaratewe n'iki ndagira ngo bitubwire ese nakubwiye are you comfortable kuzana KASUKU hano urambira ngo ese nta kibazo nta kibazo shushu be nta kibazo KASUKU agiye kuvuga byose ndamubaza no kumubaza turaganira bisanzwe imbajije kugira ngo isimbi uhitemo kuba urumva ngiye kunyara ndaje ngiye kunyara isi ngiye kunyara